Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje isomo rishya. Isomo rya none tugiye kurera hamwe interuro zigera muri 20 ariko zikaba ari interuro twatoranyije mu nteruro nyinshi nabateguriye z'ibikorwa dukora buri munsi. Muri make bya bikorwa butakwira udakoze. Urugero nko kurya, kunywa, kuryama, kubyuka, kuvoma, ibintu nk'ibyo cyangwa se kugenda gutyo. Ibyo bikorwa byanze bikunze ntabwo ushobora kuvuga ngo bwakira utabikoze. Ibyo rero nibyo twatoranyije tubasha kugira ngo tubibakorere cyangwa se tubakorere interuro ngufi murajya mukoresha murimo kwiganira cyangwa se murimo kuvuga Igiswahili. Mwarimu nk'ibisanzwe ni Emmanuel Uwiringiyimana. Nibyo bwa mbere ntugende ko subscribe, nukunda iri somo ntugende ko like. Kadutangire ni interuro ya mbere. Interuro ya mbere iragira iti ninakula ndi kurya. Iva ku ninakula no kuvuga tufiteme igikorwa kula aricyo kurya. Interuro ya kabiri ninakunywa maji. Ndimo kunywa amazi. Ubwo turabona ko igikorwa ari kunywa. Ntiwabwakwira utanyoye uko byagenda kose, yaba amazi cyangwa se n'ikindi kinyobwa. Aha ushobora kuvuga ninakunywa maziwa, amata, ninakunywa soda, soda nyine, ninakunywa pombe ni inzoga, biraterwa. Interuro ya gatatu ninalala sasa. Ubu ndaryamye. Ninalala, kulala ni kuryama. Interuro ya kane iragira iti nimeamuka nabyutse. Igaturuka ku nshinga kuamuka ivuga kubyuka. Hanyuma interuro ya gatanu iragira iti nimechoka ndananiwe. Interuro ya gatandatu ubwo aha tutarakomeza kucoka ni ukunanirwa, igikorwa n'ubundi cyo kunanirwa. Interuro ya gatandatu iragira iti ninatoka nyumbani mvuye mu rugo. Kutoka ni ukuva ahantu. Nyuma interuro ya karindwi ninarudi nyumbani ngarutse mu rugo. Kurudi ni ukugaruka, kuva ahantu runaka ugaruka, wenda nk'uko turi kuvuga kugaruka mu rugo. Byaterwa n'icyerekezo cyaho uva naho werekera. Hanyuma interuro ya 8 ikagira iti ninaenda bafuni. Ngiye mu bwogero. Kuenda ni ukugenda. Icyo ni cyo gikorwa. Interuro ya 9 ikagira iti nimetoka bafuni mvuye mu bwogero. Nyuma interuro ya 10 ikagira iti acha nifunge mlango. Kufunga no gufunga nicyo gikorwa. Ubwo navuze nti reka mfunge umuryango. Interuro ya 11 acha nipige muswaki. Reka niborose cyangwa se noze amenyo. Kupiga muswaki ni ukuborosa amenyo, nko kundi tuborosa. Hanyuma 12 acha nimpigie simu. Reka muhamagaje telefone nyine birumvikana. Kupigia mtu simu ni uguhamagara umuntu. Interuro ya 13 iti acha nijibu simu. Reka nitabe telefone. Kujibu simu ni ukwitaba telefone. Interuro ya 14 ikagira iti acha nipumzike kidogo. Reka nduhuke gato. Kupumzika ni ukuruhuka. Interuro ya 15 acha niamuke. Reka mbyuke. Interuro ya 16 iti niko najipaka mafuta. Ndimo ndisiga amavuta.
Kujipaka mafuta ni ukwisiga amavuta, kwa kundi twisiga nk'igikotori cyangwa se amavuta y'amazi. Interuro ya 17 iti acha ninawe mikono. Acha ninawe mikono. Reka noge intoki. Kunawa mikono ni ukoga intoki. Nyuma tukagira tuti 18 kaa hapa, icara hano. Interuro ya 19 tufanye kazi, dukore akazi. Kufanya ni ugukora, ni nk'uko hejuru kukaa nayo ari ukwicara. Interuro ya nyuma ya 20 iragira iti ninaenda kazini, ngiye ku kazi. Aho ushobora no kuvuga nawe ahandi waba ugiye. Gusa icyo mpamya ni uko izi nshinga ari inshinga zigaragaza ibikorwa tuba dukora buri munsi. Ndahamya ko utabura interuro wafashemo ushobora kuba nawe wakoresha uri kubwira bagenzi bawe. Niba wakunze iri somo ntugende ukoze like. Ndabakunda cyane. Ushobora gusangiza isomo na bagenzi bawe bakunda Igiswahili. Hanyuma rero ndabizeza ko twongeye kugaruka. Tumaze igihe tudashyiraho isomo, ariko ubu noneho turakomeza muri iyi minsi tubashyiraho amasomo. Twagarutse. Ndabakunda mwese, mu nkundere soreza aha ngaha, tuzasubira mu isomo ry'ubutaha. Kwaheri, Mungu awalinde. Bye.